Yesu nashimye cyane. Ndanezerewe kuko uyu mwanya kandi nongeye kubona. Ntabwo nari maze iminsi, navuga ngo maze iminsi ntaboneka kuri iyi kamera, ariko Imana impaye uburyo ndagarutse kandi. Wa mukozi w'Imana mumenyereye Pastor Gaudence Mugeni, mbonye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire rero. Tugiye kugirana ikiganiro navuga ngo kirekire, ariko kandi atari kirekire cyane, ntabwo kiri bubarambire. Turaganira ku bijyanye n'itorero rya ADEPR. Umaze iminsi mwumva urusaku, bikorwa impinduka n'iki, ariko hari icyo mbazaniye nk'umunyamuryango wa ADEPR umazemo imyaka myinshi cyane kandi uzi amakuru neza, ngira ngo ngukomeze wowe kandi nkwereke uburyo ki Imana yibereye mu kazi. Hanyuma rero mwene data turi kumwe nawe, ngira ngo ahari turi bufatanye muri kino kiganiro, nawe abibwire, hanyuma tubone gusenga Imana twinjiremo neza. Yego, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ndetse n'umukiza. Mwese abakurikiye za 150 TV, mu by'ukuri ahangaha nubwo ndi umushyitsi, ariko kwa Kristo turabasanga. Amen. Ibiteka bishimire. Imana ibuhe umugisha. Amazina ntabwo yavuze. Amazina ni Imana iriho Aime Theophile, nanjye ndi umukristo wa ADEPR. Amen. Urumva ni amazina akijijwe rwose. Imana iriho Theophile, avukiye mu bakristo. Yego, ababyeyi nawe ni abakristo, ni ADEPR cyane. Imana ibahe umugisha. Urumva ko itorero rya ADEPR ni umubyeyi wacu. Ngewe ndi umwana w'iri torero rya ADEPR kuva mu mwaka wa 1983. Nabatirijwe muri iri torero rya ADEPR mu mwaka wa 1984 mu mazi menshi. Hanyuma nkuriramo, nigiramo gusoma. Ntekereza ko Bibiliya nicyo gitabo nasomye bwa mbere, kandi nayo gitabo nasomye cyane, nubwo naze kugirirwa ubuntu bwo kwiga asoma n'ibindi bitabo bijyanye n'amasiyanse nize, ariko Bibiliya navuga ngo nicyo gitabo nasomye cyane kandi kugeza uyu munsi. Imana iduhe umugisha. Reka dusenge Imana rero, twiragize Imana kugira ngo idufashe mu biganiro tugiye kugira. Nakubwira ngo ni ibiganiro by'ubugingo, ni ibiganiro by'ubuzima. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye. Ugize neza kubana natwe, uraturinze mu minsi yose itambutse, none kandi twongeye kugaruka muri wa mwanya mwiza wo gufasha abantu badukurikira, abo tubwiriza, abo duhumuriza, abo dukomeza. Reka abahisemo iyi channel ya Zaburi ya 150 TV bagubwe neza, bafashwe rwose, kandi umuntu wese urubasha gukurikirana iki kiganiro akagisoza ahabwa umugisha. N'ukuri Mana, turabizi yuko hariho ibihe birushya, abantu benshi baza ku macano bashaka kugira ngo bacuruze, bashaka indonke, ariko twe dufite icyaka ry'uko ubutumwa bwiza bw'ubwami bwawe bwaguka bugera ku bari kure ndetse n'abari hafi. Nuko ushyigikire ubutumwa rero bwose tunyuza kuri iyi channel, bugere kuri bose mu bihugu byakure, mu migabane itandukanye. Yakubaho Imana, mu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse kugeza ku mpera y'isi. Turagushimye ko ugiye kudufasha kuva dutangiye kandi kugeza dushoje, mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Amen. Yesu abahe umugisha rero. Ndi wa mubyeyi dukunze kubana n'ubundi kuri iyi Zaburi 150. Hanyuma ndakwinginze wowe ubashije kugera kuri iki kiganiro ugikurikire witonze kandi utuje, umpa umwanya. Ntabwo ndi bukurambire, ariko ibyo nkuzaniyemo ni imbaraga, ni ubuzima. Niba ukiri mu murongo mwiza wo gushaka Imana, turajyana. Ariko niba inzira waramaze kwita biri bukugore, kuko turarwana ishyaka ry'umurimo w'Imana, turarwana ishyaka ry'ubutumwa bwiza twabwirije kuva kera. Bushize nababwiye yuko natangiye kubwiriza ubutumwa bwiza mfite imyaka 13, mwaka wa 1987. Ariko mbereho mwaka wa 1984 mbatizwa, nari natangiye kwigisha abana muri primaire bahinduka bakamanuka bakabatizwa.
ubu none urabona yuko nsheshe akanguhe. Rero ndakwinginga ngo umfashe, kuko twifuza yuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana twubatse ibyo twabigishije, ibyo twababwirije, Imana ishimwe cyane, birushaho gukomera cyane muri mwe, kugira ngo mudasa nk'abayobyi cyangwa nk'abataye umurongo. Imana ibahe umugisha. Rero ngira ngo mvugeho gatoya kuri iri torero rya ADEPR. Urazi ko turi mu isabukuru y'imyaka 85 kuva iri torero rya ADEPR ritangijwe mu Rwanda. Njyewe naje muri maze igihe, ariko nanjye imyaka maze muri ADEPR ni myinshi. Imana ibahe umugisha. Natangiye mbibwira ko nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni. Ubu uyu munsi tuganira mvuga kuri ADEPR, ntabwo nkiri muri ADEPR, ariko simvuga nabi ADEPR. Itorero rya ADEPR ni umubyeyi wanjye. Navuyemo 2019 njya kuba umupasitoro mu itorero rya Pentecoste Holiness International Church. Muri International Pentecoste Holiness Church, muri hangana tubigendanemo neza. Imana iguhe umugisha. Rero nubwo ndi mu murimo w'Imana aho ngaho, nkurikirana amakuru ya ADEPR kuko ni umubyeyi wanjye nkuko nabikubwiye. ADEPR rero ADEPR ni umubyeyi mukuri, yaratureze, yatwigishije, twakuye ku birenge by'ababyeyi bacu bayizamukiyemo. ubu ngubu abo turibo tubikesha ADEPR. ni ukuri kose tubikesha ADEPR pe. Ntabwo rero twayikamira mu kitoze. Oya nibikabe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero ni ukuvuga ngo ADEPR njyewe ninjiramo, ndababwira aho ninjiriyemo muri uwo mwaka wa 1983. Nararebaga, narumvaga, narakurikiranaga abashumba banjye, nakunze kwegera abashumba banjye. Abanzi wenda mumurikiye murasanga ntarimo kubabeshyera. Ndakundaga kwegera abashumba banjye, ariko nawe ntekereza ko ariko bimeze. Yego. Nkurikije ijambo ry'Imana njya nkumva na ryiza. Mbese uburyo uvuga ijambo ry'Imana mba numva uvuga nk'umuntu ukuze cyane par rapport n'imyaka nzi ufite. Bigaragara ko ufite isoko wabivomyeho cyangwa se ubivomaho. Njya kenshi nakuze mfite amatsiko y'ibintu byinshi. Yego. Nkahora nibaza, ese ubuzima turimo buzarangira he? Ese ijuru bavuga, kujya mu ijuru bisaba iki? Step ya mbere ni iyihe? Yego. Ibyiciro umukristo azanyuramo ajya mu ijuru ni ibihe? Yego. Ibyo byaransunze, bituma noneho ngira umwete wo gusoma no gucukumbura. Ufite icyandusha nkamwegera kugira ngo menye bya bindi maranira kugeraho, njye mu ijuru ariko nzi ryari ryo, nzi n'ibyo nzanga mbone kugera muri rya juru rwose. Abo niho navanye umuhate wo gukunda ijambo ry'Imana no kurisoma. Amen. Ubundi ijambo ry'Imana rega, hariyo umuririmbyi waririmbye aririmba Bibiliya, aravuga ngo Bibiliya ijambo. Aravuga ngo niwo mutsima utunga abagenzi. Umuntu yawuriyeho arakomeza, agakura, akaguka. Mbese urugendo arimo ntabasha kuruteshwa bitewe nuko afite ikimutunga muri urwo rugendo. Abahawe indi nkomezi, ahawe imbaraga. Ijambo ni imbaraga, rirakurema. Mu yandi magambo rirakurema. Imana ishimwe cyane. Rero itorero rya ADEPR njyewe ninjiramo muri uwo mwaka wa 1983, ryari rimeze nk'aho rifite impinduka nabwo, bitewe n'uko mbabona abavugabutumwa baduka ku misozi y'iwacu, bagendanaga utugoma, kabwiriza ku gasozi bakagenda, tukaba turi abana tugahurura tukumva. Hanyuma twanasengeye mu gihuru, twasengeraga mu gihuru ku musozi w'iwacu ndabyibuka. Bukeye tutangira gusengera, hari akazu hafi aho ngaho y'icyo gihuru k'umuntu yubatse arigendera, tugasengeramo igihe. Impinduka zigenda ziza kugeza aho tubonye umuvugabutumwa batwohereje w'umusaza, twubaka urusengero ruparatishijwe imbingo, ruhomeshejwe ibyondo, umuyaga uraruhuha rurakweduka kiragwa. Bukeye batwohereza umuvugabutumwa noneho ubaye nk'ufitemo imbaraga, dufasha gusiza neza. Nabwo twubakisha ibiti, ariko turuparatisha imigwegwe
icyo gihe bwa mbere umusaza yari yaparatishije ibireri umuyaga ukubise birakweduka biracika biragenda. ariko uwo yaje afite imbaraga turasiza nanone dushinga ibiti duparatisha imigwegwe bisa nk'ibikomeye turasakara. Impinduka uko zigenda ziza batekereza bagera ku iterambere twiga kubumba amatafari, kubaka agasengero k'amatafari k'amabati ngira ngo 40 ndabyibuka. Abankurikira muraza gusanga ko uko mvuga ariko kuri uko ni nako twagendaga twaguka kuri paruwasi, twagendaga urugendo rw'ireme tujya kuri paruwasi. Cyari paruwasi icyo gihe twakoraga ibirometero bitari munsi y'10 tugenda n'amaguru tukiruka. Ndabyibuka hari hakiri umuhate, hari umuhate ukomeye cyane, ukirukankana agacuma k'amazi. Izi parasitike zari zitaraza, wenda mumenye ko bashyira mu gaparasitike amazi, twashyiraga mu gacuma. Twaza agacuma ugiye gusenga karimo amazi. Kubera ibyo birometero byose twaravunitse. By the way, iyo nza kuza kuba ntari umugabo, wenda ntari jeune femini, ntabwo nzi icyo mba ndicyo mu idini muri iri torero rya ADEPR. Ariko abagore kuva na kera nk'uko mubizi twarakandamijwe. Hari ukuntu bahezwaga inyuma cyane, bakumva ko umubwirizabutumwa agomba kuba ari umugabo. Niyo wabwirizaga twahinduraga benshi icyo gihe, barageragezaga ku buryo bitari buvuga ko ari umugore cyangwa se umukobwa wabahinduye. Mbega urumva mu izina ry'umuvugabutumwa ukuriye nk'umudugudu w'aho ngaho cyangwa itorero, babaga babireba ariko ntiberekane igihe agaciro ibikorwa uwo mukobwa yakoze cyangwa se umugore. Yego. Kandi na n'uyu munsi urimo kubyumva, urumva ibiganiro birimo bitambuka iyo bavuga ku mugore byanditse he, ariko twahinduye benshi, twabwirije benshi, kandi na n'uyu munsi abagore turi mu kazi kandi tubikunze. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mubwire ko impinduka muri ADEPR kugeza uyu munsi turimo turazishima. Urumva niba twaratangiye ku gasozi tukageraho tugera mu nsengero nk'izo ziparatishijwe ibirere, tukageraho tuza gutera intambwe, kuko ryari itorero ry'abantu batize. Niyo abantu umuntu yakubazaga atari ko se mbehenge nigaga primaire kandi nsobanutse, naravugaga, nabwirizaga abantu ubutumwa bwiza n'abanduta, nawe natinyaga. Navuga ngo ninjiye mu itorero rya ADEPR, Imana impa imbaraga zo gutinyuka, kandi ndabishimira Imana. No mu ishuri ngatsinda pe, kandi neza, tsinda kandi neza. Ibyo bikamotiva, mva ni byiza. Rero ryari itorero ridafite abantu bize, ryari itorero ry'abakecuru benshi, rifite abakecuru benshi, rifite abasaza benshi, rifite abana benshi. Urumva izo mbaraga z'abasaza, z'abakecuru, z'abana byari bibabaje. Nta bahungu, twebwe ku musozi wacu twatangiye kubona abahungu binjira mu itorero ryacu rwose hari hashize nk'imyaka 2 3. Nabwo uduhungu tukaza ari utugini tukiri dutoya. Yego. Mu mwaka wa 1985 twatangiye kubona abantu sore basobanutse bavuye mu aporoso bazi iwacu. Yego. Nibwo twatangiye kubona twakira igitsina gabo, twakira abantu basobanutse ariko nabo batize. Mbega byari bizwi ko ari itorero ry'abantu batize. Nicyo gisuzuguro twari dufite cy'abantu badasobanutse. Natwe tubyiruka nubwo atari kera cyane, ariko hari ikintu cyari kizwi ku ADEPR. Byari bizwi ko ari itorero ry'abantu binjije, kuko wajyaga muvuyemo muri katolike bakavuga ati yabaye ikigoryi. Ugiye muri cyari kizwi, agiye muri bya bigoryi, agiye muri zanjije, muri babasazi, cyangwa bakavuga bati ni abasazi, muri babasazi. Yego. Natwe hari ukuntu twirebaga mu by'ukuri, kubera ibyiringiro twari dufite ko tujya mu ijuru, twumvaga inyungu ari ukujya mu ijuru gusa. N'abavugabutumwa batwigishaga batwerekaga ijuru gusa, nta terambere ryari rihari, nta kwaguka. Wenda bakubwira ati wakora gutyo ukaguka. Twumvaga tujya mu ijuru gusa, twiruka tujya mu ijuru. Icyo nari ngiye kukigeraho. Muri icyo gihe itorero rigera mu Rwanda
icyo gihe abantu bari bakuriye nk'amatorero abavugabutumwa hari umushahara bagiraga bahembwa reka da ashwi batubwiraga yuko ibihembo byacu tuzabibona mu ijuru. byari umurimo w'Imana. Wari umurimo w'Imana gusa, ku buryo n'abarimu bacu mbere n'abapasitori nta kintu bahembwaga. Hari aho nyine twatangiye kubona wenda harimo impinduka, yego bakabaha agasabune, icyo bitaga agasabune yabaga ibiceri 200, babibonye nyuma numva ari ibiceri 200 ku kwezi. Wenda nk'umukristo yaba yakwikundiye wamusengeye agafashwa, yabona ubwiriza neza akaba yakura nk'igitebo cy'ibijumba akakikuzanira mu rugo ukishima, cyangwa se akaba yaza akaguha umubyizi, mbega akaba ari motivation, ukishima nyine, ariko nta bihembo byabagaho. Noneho igihe kigeze uko itorero rigenda rikura abantu baza aho turi, ariko twebwe motivation twagiraga icyo gihe icyadukuriraga abakristo, hazaga abantu benshi cyane barwaye tukabasengera bagakira batagiye kwa muganga. Hazaga abantu benshi cyane barwaye abadayimoni, batoraguza ibyatsi bakabyikorera ku mutwe, abandi bakirwa barwana, babatuzanira tukabasengera bagakira. Bamara gukira kubera gutinya abadayimoni ngo batabagarukaho bagafatirwamo. Mbese itorero rigenda ryaguka, hakaba ingo nyinshi zananiranye, ubona zisinda cyane, babandi bibera mu bapfumu. Umugore umubyeyi mbese yakwinjira muri twebwe, yabona amahoro dufite, yabona ababyeyi dufite mu mahoro dufite, akaba bivuyemo akaza. Rimwe na rimwe n'umugabo ukabona nawe yahindutse, nawe akamukurikira, bya bintu byabo tukajyayo tukabyangiza tukabisenya, bakaza bakabona amahoro, n'abandi bakareberaho bakagenda baza. Impinduka rero muri iri torero rya ADEPR ni nziza cyane. Ndibuka ko nta nubwo ari uyu munsi impinduka zibayeho, ndibuka ko hari igihe bicaye bashyiraho ishuri ryigisha abarimu n'abapasitori, bigisha gusoma Bibiliya, bigisha Bibiliya, bakiga n'amasiyansi. Ndibuka ya shuri ryo ku Gisenyi riza, narindi muri ADEPR narirebaga, bakagenda bakiga bakazamuka, tuzi ko yabaye pasitori rwose, bagahita bamuha koko kuyobora. Nuko noneho bakiga bakazamuka, dutangira kubona ko noneho twatangiye kubona abantu bize, mbere ukabona n'ishinga rikomeye cyane. Haza kuba irindi shuri Nyamata bakiga, ukabona ni ibintu bishimishije muri make. Ariko n'ubundi ukabona yuko bakiri hasi, bitewe n'iki? N'imyumvire. Bacyumva yuko umuntu azakorera Imana akazajya mu ijuru gusa. Nuko twari ryo ku isi, reka da nta rindi terambere. Haje kubaho igikorwa gikomeye cyane, bubaka ivuriro ry'i Nyamata, ndabyibuka. Twarishimye uko baryubatse, ndumva nari namaze gutangira segonderi, numva ayo makuru ndavuga, tangira kuvuga nti siko babona itorero riduhaye akazi, we tukazakorera itorero. Nkumva kuba mu itorero ryanjye rya ADEPR binshimishije, ndetse nazamutse numva ijuru riri ry'abantu ba ADEPR gusa, ku buryo bitewe n'ukuntu batwigishaga baradukavarigaga ku buryo utakumva ko hari irindi dini ryawe n'umukristo uzajya mu ijuru. Twe abanyamwuka, mbega Imana yemera, kandi nuko twari twazamutse. Ariko yemera byaraturutse ku nyigisho z'abatangiye itorero cyane rwose, akabumvisha ko utari muri mwe nta bugingo afite, nta bugingo rwose. Urumva nk'ubwo hariho ibyumba by'abaporoso bayari hafi aho ngaho, uko bagenda baguka nabo, iyo wajyaga gusengerayo rwose baranaguhagarikaga, ukumva ko kandi ugahita wiyumva ko kuko wayobye ukihana nk'icyahuriro. Ariko njyewe nari narafashwe cyane, ntabwo nashoboraga kuba nanajyayo, numvaga iwacu ari aho ijuru aho riri mbese. Nashatse kuvuga ku mpinduka za ADEPR kugeza uyu munsi. Abapasitoro twabonaga babaga ari abantu bakuze, abadiyakoni bagombaga kuba ari abantu bakuze, mbega umuntu ubasha kuvuga ijambo yagombaga kuba ari umuntu ukuze. Nta musore washobora kuba umudiyakoni, nta mukobwa washobora kuba umudiyakoni, ntabwo byashobokaga. Bavugaga ko ashobora kugwa akabivamo, ariko ubu mbona abadiyakoni b'abakobwa, mbona abadiyakoni b'abasore barimo mu itorero, mbese harimo kugenda baguka buke buke. Itorero rya ADEPR rero ryagiye ryaguka kugeza aho habayeho amashuri navuga y'ibanze, bakigishiriza ku maparuwase, ku maroko cace, ko hariya ku matorero yo hasi bakigishaho teoloji.
bigisha abakristo babo. bigishaga umuntu ubasha kuba yabwiriza azi gusoma, kuko itorero ryari rikeneye abantu bajijutse. Yego. Hari ibyo bitaga etede, umva ari etede Etede ndayizi. yego. ukabona ko hari kwaguka, hari impinduka zirimo zigenda ziba, ukabona ni byiza rwose nibura umuntu akigisha bibiliya, yasoma nibura umurongo yajyanisha n'undi, yategura neza mbega isomo rye, ukabona ko ari umuntu koko urimo wiga Kumva bijyanye. tukabona n'iterambere. Rero itorero rya adeperi twatangiye kujya dushakisha kujya kwiga teoloji mu zindi kaminuza. Njye nari nzi ko wenda teoloji ya adeperi hari ishuri ryigisha teoloji hariya mu mujyi wa Kigali, nefateke niba ntibeshye. Numvaga iyo teoloji ariyo nziga kugira ngo nzemerwe kuko ari iya adeperi. Kuba baratubwira andi mateoloji, hari amateoloji atigisha ku bijyanye n'umwuka wera, asenya umwuka wera, asobanura bibiliya nabi, mbega tukazamuka tuyatinya kugira ngo tutayoba. Gukanguka rero ngo njye kwiga teoloji nabwo ni ubundi buhamya. Namaze gukanguka aho ngiriye kaminuza, ntangira guhura n'abana b'abapantekote bafite ababyeyi wenda bakomakomeye ukuntu ibiganiro dukorana, aho duhurira mu madeba aho ngaho turi, ntangira kumenya ko hari izindi kaminuza zihari. Ngo kuko nakangutse njya kwiga teoloji ndarefateke, ndarishimira Imana. Nabwo ni ukwaguka, navuga ngo ubwo nari ndimo naguka nanjye ubwanjye. Hanyuma itorero rya adeperi ryabaga mu dusengero duto cyane, twajyaga dukurungira n'ibyondo n'amaseni n'umucanga, ugashyiraho n'ibishonyi n'ibishonyi tugasiga inkurwe kugeza aho insengero zibashije. urabona asengeye kera ndi umwana mfite nko mu myaka 7, nsanga intebe bicaraho nazo arizo bubakishije ibyondo. nari marenze, ari amatafari bagiye bashingamo bakayamera neza, hejuru bagateguraho udusambi duciyemo gutya mbega. Kandi ubwo ni iterambere, kuko mbere twaranduraga imigina. Umugina urawuzi, ukajya ku gasozi ukarebaho umugina wakuze, ukagaconga neza ukakazana, karangiza ugashyiraho uturere. Nuko twatangiye iterambere rero uko riza ku mugani, twiga kubumba amatafari. Ikiganiro natanze ushize birimo uburyo ki twagiye twaguka. Rero utwo dutebe twubatse n'amatafari twaramburagaho udusambi, twadushyizemo, twabonye umva twagiye mu mwuka cyane, kugeza aho dutangiye kumenya kugura intebe z'utubaho, kugeza aho dutangiye kumenya kugura udutebe tw'uduparasitike, tugeza aho twaguka tukubaka insengero. Noneho buriya nubwo isuku n'isukura ryaje, abapantekote bari adeperi bari bamaze gukanguka, bamaze kumenya ibigezweho. Urebye n'insengero nyinshi zifite urwego rwiza mu gihugu, nyinshi ni za adeperi cyane ariko bitewe n'uko buri mukristo wa adeperi wa mbere azi aho avuye, atari ukuza witura mu bintu byubatswe n'inkunga z'abamisiyoneri, uza witura mu bintu byubatswe n'abakire baturutse hanze, ahubwo twiyubakiye twebwe ubwacu. Ariko Imana ishimwe, njye ndashimira Imana, kuva muri adeperi ntabwo navuyemo wenda naguye cyangwa nagize ibiki, ni umuhamagaro. Uzi ko bari banyemereye kuba mwarimu, natanze umuhamagaro, umushumba wanjye akambwira ati ahubwo warakererewe iyo waraje kare, ati umwanya wawe wari uhari, ariko kondisiyo zari uko umuntu asiga akazi akajya gukorera itorero gusa. Noneho nkareba revo ndiho ya kaminuza, nari ngiye guhemberwa na leta, nabona ntibayabona. Nabyo narabibaje, bati ubwo tuzagufasha ujya wigisha abarimu teoloji, ibyo bahugura tukiriho n'akandi kantu. Ariko nkabona ntabwo babumba umuryango, kandi ndashaka gukomeza kuvugira Imana, kandi ndagomba gukomeza kwiyubaka. Mbere nari maze gukanguka, n'umuryango ukabaho. N'umuryango ukabaho. Rero nigira inama yo kujya muri iri torero, kuko ryo ryatwemeraga gukomeza gukora umurimo w'Imana utaretse gukora n'akazi kawe. Ndavuga ngo nahanguye. Benshi bibwiye ngo ngiye guhembwa amafaranga menshi, ariko nta bihembo twakoreraga. Nari nyifite wa mwuka wo kujya mu ijuru gusa, Imana nkajya mu ijuru gusa. Ariko ubu turagomba no kwaguka. Imana ishimye cyane, ubu nta wabigaya, sibyo? Noneho nta wabigaya. Rero ngeze aho itorero ryageze, abagore dukora cyane. Ubu nari maze kuba umugore, mbyara n'abana, mbese nuko nyine
yego Imana ishimwe ko yagiye idushyigikira ntidusigare inyuma. Cyokora baraturekaga tukabwiriza, baraturekaga tukaba abadiyakoni, baraturekaga tukaba abajyanama. Ndibuka ko ku itorero nari ndiho nari umujyanama mukuru, mbega mu kanama ngishwanama ka paruwasi. kuriya abandi bajyanama. Nari mu kanama ngishwanama ka paruwasi, mu mpuguke bagiraga nari ndimo. Nuko rero ubu byahindutse amaminisiteri. ubu ngubu ni minisiteri. Yego. Yego, ubu ngubu niko bimeze. Hanyuma ubu itorero aho rigeze bijyanye n'iterambere ry'igihugu, rirasaba ko noneho abantu bariyobora ari abantu bize. Kuzafata wa muntu wariyoboye muri ya myaka yose y'ubujiji, reka bivuge gutyo, yarayobowe n'umwuka w'Imana. Rwose Imana ibaha umugisha, baragerageje pe aho bigiriye, ntabwo twavuga ngo ni injiji, ndetse barasobanutse iyo baza kwiga bari gukora ibitangaza. ngira ngo muri rangaje nziza twabyita imyaka y'umuhamagaro. Ego. kuko bahurishwa n'umuhamagaro badakurikiye izindi nyungu runaka zo kuba. Imyaka y'umuhamagaro. kuko umuntu yahamagarwaga niko yazaga. utarebye ngo afite kaminuza, afite segonderi cyangwa na pirimeri, hari n'uwazaga no gusoma ari ikibazo. Abandi bamusomera reka akagira umwuka umuyobora mu ijambo ari bubwirize. Yarota akabyuka bivuga, tukabyemera bikadufasha. Umuhanuzi yamuhanurira ahantu kereke pare, akaza akabivuga tukabishyira mu bikorwa. Nuko byari bimeze mbese. Nawe yatombora yabasha gusoma umurongo umwe akawongeraho uwundi, tukabyemera tukabishyira mu bikorwa. None harageze yuko iyi viziyo ari abantu bize. Ba bantu rero kugira ngo bazabyakire babifashe nk'aho aba bantu bize nta mwuka bafite, nta mwuka w'Imana bafite. Ntabwo ubibona wowe? Birahari cyane. Njye niko ndimo mbireba. Uretse ko kuri ku ngingo imwe nicyo gihari. Hariho abashumba badafite umuhamagaro, baje mu kazi ari nko kudepoza, ukavuga uti ngiye kudepoza n'iz'ubwarimu cyangwa n'iz'ubuganga, nibamfata ndagakora. Yego. Hari abaje atari umuhamagaro w'Imana, ubwo baje mu kazi. Nabo bagiye barimo. Ariko n'abafite umwuka w'Imana barimo. Ariko n'icyo gihe nabwo dukurikije imibanire, dukurikije ibyo twarebaga, ntabwo bose bari bafite umuhamagaro. Ntabwo ariko bose bari bafite umuhamagaro, kuko hari uwazaga, urumva, akaza ku bwenge bw'umuntu urimo aho ufite ijambo, akaza nk'umunyamuhamagaro, bakamutoza ibyo azajya avuga, bakamuyobora uko azajya ahagarara, akabihagararamo agahita aba umunyamuhamagaro pe. Ariko icyabitwerekaga ni iki? Ntabwo bose ariko bakiranukaga. Hari igihe wasangaga hirya iri mu miryango byaracitse, kandi yatugera imbere pe wamuhamagara akawushyira mu bikorwa, ariko inyuma iri nta buhamya buriyo. Hari abanyamuhamagaro nanjye ngiye nzi, twakwita nyine umuhamagaro w'icyo gihe cya kera batahembwaga amafaranga, twavuga ko agaragara nk'umushahara, ariko at the end ugasanga ibikorwa bari bafite na n'ubu ngubu hari ikibazo muri sosiyete. Hari abagiye babyarira abana mu byumba kandi ari abarimu bakora batanahembwa cyane. Ngo wavuga ngo ni umuhamagaro pe, ahantu hose bakabihishahisha ukuntu hazajya habonekamo abeza n'ababi. Hose mu muhamagaro habonekagayo abeza, hakabonekayo n'ababi. Dufite umusaza rwose, twebwe ibintu bihiye ntabwo twabyemeraga, ariko hari ukuntu ajyaga ahisha ikibindi cy'amarwa kikaba ku musego. Ku musego ugasanga kirabira buri gihe. Mu mugoroba iyo wageragayo wabonaga ijisho ryahindutse, ukibaza se umuntu akiranuka ku manywa bwakwira rigahinduka. Undi musaza nawe ntabwo ndi bumuvuge, yateretaga inkumi kandi akayobora n'abagore badafite abagabo. Nanjye hari umwarimu nzi, wari umwarimu kwitorera ahantu, aza kubyarana n'umudamu w'umudiyakoni. Na n'ubu umukobwa ni inkumi, ashobora kuba yaranashyingiwe cyangwa yenda gushyingirwa. Mubyumva se? Rero mu muhamagaro hirya iriya habagayo amadega, ariko hakabayo n'ibyiza. Ni nayo mpamvu itorero ritazimiye kugeza n'uyu munsi. Rero muri iyi viziyo navuga ngo turi muri digito, siko bayita ni digito.
iriya ari analogue iyi ni digita sibyo Muri digital .com ubu turaba .com mbese muri .com nta gakiza kari moderne. ni agakiza kari moderne urumva harimo abantu bakomeje ijambo ry'Imana, bakomeje ubuntu bw'Imana, bakomeje umurongo w'Imana ariko kandi basobanutse. Urugero, reka nguhe urugero. Yego. Itegereze nka Pasiteri Rushema, intangarugero muri Hoziyana. Ntakivuga muri ADPR se? Ntiyavugaga na kiriya gihe n'uyu munsi ntakivuga. Nuko ubuhamya bwe buracyahari. Nkomeza nkurikirana ibiganiro nkareba aracyahari. None se tuvuga ko yaguye? Hari n'abandi beza tuzi twatangaho urugero. Ariko se tuvuge ko buriya bihenze bakanga ibyiza bakajya mu bibi oya. Ntabwo ariko bimeze. Rero muri iyi .com ku mugani wawe Yego. muri aka gakiza twise moderne, ariko ntabwo ari moderne original, ni original sibyo? Kuko umuntu afite ibintu bimugize muri we, afite ubuzima sibyo bufite ibibwubatsi, ubwo buzima bufite ibibwubatsi sibyo? Ufite ibyo wifuza umubiri wawe ukeneye ugomba kubona, kandi uzabibona wabiruhiye. Niba udashaka guhemuka mukomeze umurongo w'agakiza uzabibona wabiruhiye sibyo? Twigeze tubana n'abantu benshi, umuntu akajya mu cyumba ku wa mbere akageza ku wa gatandatu bugajya akajya mu materaniro y'iwabo, agenda ntazahinga ntazacuruza nta mwuga ntaki, arimo guhanura gusa. Ukibaza ngo uyu muntu azahanura gusa azavana ibizatunga umuryango abana be bige urugo rusa neza? Byakundana? Biragoye. Biragoye pe. Noneho hakaba undi nawe nibyo koko ni mwarimu, nibyo koko ni pasitori, kandi barabahemba dukeya. Uyu muntu azahera ku wa mbere agenda, ageze ku cyumweru agenda, umugore ntamubona ntazi yari, mwana ntamubona ntazi yari, ari mu muhamagaro. Ese urwo rugo rumeze gute? Okay. Hari impinduka yabayeho rero igihe kimwe, abapasitori n'abashumba abashumba baturaga kuri paruwasi. Igihe kimwe mu mpinduka zababaje ADPR ni ugukura abapasitori ku rusengero bakabajyana iwabo. Umuntu wese akiga kwiyubakira inzu ye kugira ngo bazubake inzu. Byarabagoye. Umuntu yumvaga ari umutambyi n'umurewe, mbese niba abandi bazibera ku rusengero bakahapfira. Nuko byari bimeze. Bahavuye rero babajyanye hanze, batangiye kubona bakodesha, batangiye gusiza amazu bakiyubakira. Byaravunanye, dutangira kumva abayobozi bajeho badakijijwe rwose, baratuvuna. Ndetse haba intambara n'imirima, imyaka bahinze ku rusengero aho barayirwanira, usanga bibaye imanza. Nuko byagiye guhama, nabwo ari ikibazo. None impinduka zibayemo sina ndende cyane. Kuvuga ngo umugore abe pasitori, umugore wawe pasitori kera, sinkubwiye ko nabwirira nyiri umwana? Yego. Kandi ni ukuri nahinduye benshi. Wenda nubwo ntasubiraga nyuma ngo basha kubabara umubare bitewe n'uyu ubwiriza ugenda, tumenye umubare wabo wahinduye. Bitari wabona inshingano ngo urere ukuze, umenye etape uri bugendemo ubarera babyaza umusaruro nabo babandi ntubimenye. Turabwiriza gusa tukigendera. Ntabwo wabona uko bakurikirana. Ntabwo wabona uko twaraherezaga. Bene kwa kubyara ugahereza bakakurera, ukabyara ugahereza bakakurerera. Imana ishimwe ko uyu munsi nanjye mfite izina Imana yanyise, ndabishimira Imana. Niba baba 5 nkabafasha bakazageraho Imana yazabamembera. Iyo ni impinduka ikomeye cyane yo kuvana abashumba ku paruwase bajya kubaka amazu yabo, mbega bajya kubaka izabo nzu. Urumva iyo ni impinduka yakomeye cyane. Ariko aho hantu wenda twafasha nk'abadukurikiye. Yego. Abapasitori batangira kujya kwibeshaho habo ku buzima bwabo, bari batangiye gufata ku mushahara. Bari batangiye kubaho udufaranga. Okay. Urumva nk'umuntu akabona nk'ibihumbi 35, kumva umuntu barahembwa 40, si amafaranga se? Ari pasiteri. Ari pasitori. Bageraho bazamuka, ukabona mwarimu niwe ufashe 30, 40, umupasiteri abona nka 60 n'urugero. Amakuru twari akabutaka. Nuko bari batangiye gufata ku dufaranga duke, ariko ukareba ugasanga ayo mafaranga ntazabatunga. Barabara wenda haba mu migi barabara icumbi bazacumbikamo, baramubarira wenda urugendo azagenda, baramubarira communication, bagaterateranya mbega utwo dufaranga bakatumwa, ariko ukabona ntabwo tuzageza umuryango ku rugero yumva yifuza rwose. Kuko itorero ryabaga rifite imitungo, rifite amasambu, rifite amazu ku itorero, bamwe barateye n'insina bafite imitungo ifatika. Kubisiga rero
byateje ubukene bukomeye cyane, ariko kandi byatumye biga ubuzima bwo hanze. Umuntu wese akiga kwirwanaho mu mitungo we yihigiye. Njye nabibonyemo ikosi nziza cyane, kuko bamwe b'ibigwari babivuyemo bajya gucuruza urwagwa, ariko hari abandi bamaze gufatwa n'umuhamagaro bye, akarya dukeya n'abana babo babyaye. Hari abana baba barakuze bagiye ubuntu bwo kuzamuka bagasubira inyuma bagafasha ababyeyi babo barubaka. Bari bamaze kubaka mu by'ukuri, nubwo habayeho impinduka abasaza ngo ntibatahe, abafite iriya myaka bajye muri pansiyo, bari bamaze kubona ingo zabo. Ubu rero ikiriho ni uko ba bagore itorero ryabagarutseho. Navuga ngo ni Imana. Njye Imana yarabimbwiye igihe kimwe, ndibuka nari ndimo niga teoloji, ndota twabaye abapasitoro. Nabonaga ndi umupasitoro, ariko nkabona n'abandi benshi nzi bari abarimu, mbona babaye abapasitoro b'abagore, mbega abadamu. Hari igihe kimwe ndabyibuka muri komite nyobozi ya ADEPR hatowemo umukobwa umwe. Ubundi komite yabaga ari abagabo gusa, komite yose ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe hatorwamo umudamu umwe bamugira sekereteri. Bibinduru bavuga ngo ni gute umukobwa yajya kwicara kuri iriya ntebe, ariko bageze aho barabyakira barabyemera. None ubu ngubu muri komite sinzi uko ihagaze, ntabwo ndiyo, nta makuru nkururayo cyane. None ubu ikibaye, uzi iterambere rigiye kubaho, ushobora kwikangura ADEPR yayobowe n'umugore ku rwego rw'igihugu, yabaye representant legal w'itorero rya ADEPR, kandi bizaba bizaba, uzabyumva, bizaba. Umugore akariyobora, byashoboka ko byaba, kandi akariyobora neza. Niba umugore abasha kuyobora igihugu kigatera imbere, abasha kuba umudepite, abasha kuba minisita runaka, imirimo ye akayikora neza, iri torero umugore yariyobora cyane. Mana ihabwa icyubahiro. Yesu we ntabwo yaje arobanura abagore cyangwa se abagabo. Baravuga ngo mbese ngo umuntu umwe yagiraga ngo habagamo abagore ahubwo bari ibyegera bya Kristo kurusha abandi bose. Yego, bagendanaga nawe bakamenya ubuzima bwe, bagakomeza abantu. Imirimo bakoraga navuga ngo ni nk'iy'ibwami. Amen. Reba aho abagore aribo bajyanye amakuru bwa mbere, rero bamenya amakuru ko Kristo yazutse, abandi bihinze bihishe. Abagore bari inkoramutima za Kristo cyane, kuko abadukurikiye wenda bibuke ku rupfu rwa Lazaro ukuntu byaje kugenda. Ku rupfu rwa Lazaro, uriya Marita na Mariya bari abantu ba Yesu cyane. Rero be kuvuga yuko bari abajabe gusa, kugeza uyu munsi turabajabe, tukaba namwe abagabo mukaba abagaragu be. Yego, amen. Abafite amakuru ya Kristo nibo bakwiriye kuyajyana, abantu bazi amakuru, abantu babanye na Yesu. Yego. Ndetse araho njyewe nakurikiye kugira ngo uzabe ube intumwa, ube apostle, ngo wari ukwiriye kuba wararebye Yesu ngo azamuka ajya mu ijuru. Uwabivugaga cyangwa se ubihamya we abivuga mu mubiri, arwanya iterambere ry'itorero cyangwa se iterambere ry'amadini, kuko niho Kristo ari, aderesi iri mu madini burya. Maze ayapinge niho umugeni wa Kristo abitse. Uhibuka Petero ajya kwa Koroneli, ijambo yavuzeyo, yaravuze ngo mu mahanga yose uyubaha akagira gute, akora ibyo gukiranuka. yavuze abagore, yavuze abagabo, nta kurobanura kurimo, yaravuze ngo uyubaha aho ari hose, uyubaha wese agakora mu mahanga yose, uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute, Imana iramwemera. Namwe turi kumwe mwihangane tugendane, nimutaza gushyira mu marangamutima y'ibyo mwumva mwifuza, turaza kwinjira neza mu ijambo ry'Imana tubyumve. Pawulo yigisha Abakorinto avuga ngo umugore acecekere mu rugo, ndetse ngo anitwikire anihishe. N'icyo gihe nyine yabyigishagamo bitewe n'imihango y'Abayuda yari aho ngaho icyo gihe. Ariko koko se twese niko bimeze? Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo umugore niba ubu ngubu yemererwa guhagarara mu kidiyakoni, yemererwa kuba mwarimu, akayobora umukumbi, abantu bangana kuriya bakagira n'ibihe byiza, ni izina gusa. Ubundi siko bimeze kwitwa pasitoro gusa, bamwimike ku bupasitoro. Ntekereza ko ari ukumukinagaza, ahubwo kumushyira hirya iriya. Mbese ni poromosiyo, ntabwo agomba kuba poromotedi, agomba kuguma hirya iriya, agomba kuguma mu gikari. Ntabwo ari uko ari urukundo rw'umurimo,
ahubwo navuga ngo ni ugupyinagaza, ni ugutesha agaciro, ni uguheza. yesi, ni uguheza. Niba bemeye ko aba mwarimu akayobora abantu bangana kuriya, akabashyikiriza umushumba agakora iriya mihango yose kandi nawe arayireba, niwe utegura iryo gaburo ryera, niwe utegura abantu bazakira igaburo ryera, niwe uzamenya abantu bagiye kuzabatizwa, niwe umenya abantu bageze ku rugero ndetse agatanga ripoti cyangwa se agatanga raporo y'abantu bakwiriye guhabwa imirimo, guhabwa inshingano. Kuki we atahindukira ngo abayobore? Ahubwo ngiye mbona n'umuntu ukora akazi gakomeye cyane ari umwarimu, kuko umwarimu niwe utanga raporo. Umushumba icyo ashinzwe ni ukwakira raporo gusa, nawe akazitanga hejuru, kandi umugisha uri mu gutanga ntabwo uri mu kwakira. ni ukuri kandi koko uzi ko ari ibyo bari guha umugisha mwinshi uri mu gutanga, umugisha uri mu gutanga ntabwo uri mu kwakira. None wa mugore kuki yaba promoted, bamupromotinga cyangwa se yazamurwa mu ntera bigatera urusaku? Njye nta kibazo mbibonamo, nta kibazo kirimo. Niba duhagarara imbere y'amateraniro tukigisha, tukabwiriza, niba dutegura hirya iriya tugakora iriya mirimo y'ubuhanga cyane yimbitse, ni gute twe tutazamuka ngo twicare hariya? Kuhicara gusa kubera ishyari, buriya Satani cyamukuye mu ijuru cyane, yagize ubwibone bukomeye, agira ishyari, atangira kwibwira ko nawe yaba nk'Imana, ariko ntiyabayo. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi nagira ngo mbabwire ko iterambere cyangwa se kwaguka cyangwa se impinduka ziri muri ADPR twebwe turimo kuzishima. Igikurikiye nababwiye buryo ki twatangiye rwose twitwa itorero ry'abantu batize, biga buke buke, none bigezaho byonyine no kuba umwarimu ukwiriye kuba warize. Ariko nibyo, ese ntukwiye kuba warize niba ibyo hanze by'ubuzima bw'isi? Ntukwiriye kubuza ubuzima bw'ibindi bintu bisanzwe ukongeraho n'ibya teoloji, kuko dukeneye kuba mu buzima bufite ikibutunze, yego, kuko dukwiriye kuba mu buzima bujijutse. Ugiye kuyobora, ntuzi imiyoborere, ntiwize kuyobora, urayobora iki? Urabayobora ute? oya, hagati aho ngaho n'abantu uzagenda ufasha, si nka ba bandi ba kera bafashaga abantu baturutse iyo ngiyo mu byaro. Akenshi umuhamagaro wa mbere mu gakiza ni bya bindi dusanga mu ijambo ry'Imana, umunyeshuri wabaswa bitwa abanyabwenge. Nibwo kiriya gihe byari bimeze, ariko ubu ngubu uzasanga umuhamagaro uri guhagurutsa minisita akava muri ofisi akaza kwihana, akaza pe, uri guhagurutsa umudepite ugahagurutsa meya, kugira ngo uzabone rangaje guhuza nawe, uri buvugane nawe, bikeneye ko haba hari ikintu ufite mu mutwe. uyu muntu yarize, si umuhamagaro wonyine gusa. nuvuga ijambo arakurikirana, araryanariza. Uzamuyobora nta kintu ufite ubishobore kwera? Biragoye. Eske mbwira, haje umunyamahanga uturutse kure aje ku itorero ry'iwawe, ntazi ururimi rw'ikinyarwanda, ari bwigishe mu cyongereza. Icyo gihe twashakaga ba translator tukababura pe, ariko uyu munsi kubera ko harimo abana bize, arahaguruka agatranslatinga, agafasha abamwigisha gusobanura. Nawe ubwawe bakuzingazinga bakakubwira ibintu bitari byo, bakayobya itorero kuko utari mu byumva. Ukwiriye kuba ubyumva, sibyo? Ukwiriye kuba ubyumva nubwo utamenya kubivuga, ariko nibura listening, understanding uyifite, sibyo? Ukwiriye kuba warize rwose mu cyumvikana cyo. Rero kubera imyumvire yahejeje abantu inyuma iriya, n'izi ntambara aho zirimo ziva, baricaga bagakiza. Iyo basakuzaga cyane bakavuza urusaku, ibyabaga bigiye gukorwa kubera gutinya urusaku barabirekaga. None ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibikorwa byose biri planet, bifite icyerekezo, sibyo? Ntabwo umurongo planning iriho yateguwe n'umuntu ushoboye, uzi neza, wifitiye confidence, igihugu gifitiye icyizere. Ntabwo uzasakuza ngo ibyo yapanze abiveho. Barasakuza ku ma YouTube, barasakuza hanze, barohereza inzandiko, ariko urwo rusaku ntabwo rwavana ibintu byateguwe. N'ikintu abantu birengagiza, bakumva ko guhamagarwa n'Imana wenda bitagendera no kuba hari ubwenge ufite, ariko Imana yahamagaye Dawidi ikamuvana mu ntama. Niyo Mana kandi yahamagaye na Salomo. Amen. Imuhamagara ari umwana wakuze neza. Yego we. Kitasubiye gushaka umutarize. Yego se. Mu guhamagara nirobanura. Ariko bikwita ngo kuki hagiye kurebwa bize gusa. Yego. Igihe kiragera
ariko uzi ko ntekereje hano igihe kiragera Igihe ahantu hose kiragera. haba evolution ariko itekereze kuki Imana yatoranyije Mose wakuriye ibwami yitegereza imiyoborere yitegereza iby'amategeko yitegereza kugira ngo azaze noneho nawe amen azayobora abantu azi kuyobora neza. Ubu rero turimo navuga ngo nibwo twinjiye mu gihe kimeze nk'icya Mose nambitse sibyo. Hari aho Mose ageze mu butayu hari umucamanza wenyine akirwa yicaye ukarinda bamwiriraho sebukwe Yetiro ngo yari yamusuye amuzaniye umugore n'abahungu be yitegereza uko arimo abikora bagatiye baba we ko wanjye yararushye pe. Nimugoroba baramwegera mugira inama afite ibintu ukorera abaturage n'ibiki ibintu ukorera bise we wenyine gusa aravuga ati nta nubwo uzabagezayo buryo tunganya ibintu neza ushaka abacamanza bazi guca imanza kuki yongeyeho ako kantu bazi guca imanza neza babyize bazi guca imanza bumvikana ko babyize ubashyira mu mwanya umwe ayobora 1000 undi ayobora 1000 undi ayobora 100 50 hanyuma bagufashe imanza zikomeye bajya bazikuzanira uzice ariko izoroshye bazicire hirya worohewe Imana ishimwe cyane. Ariko abantu bazi ubwenge ahantu henshi hatonga abantu abanyabwenge barakenerwa cyane barakenewe imitungo ya DPR imaze kuba myinshi kuko hari n'ahantu hari umwami wa Isiraheli icyo gihe nibwo binjira mu gihugu cy'Isiraheli amaze kubishimira arabwira ati ngiye kubaha ikibaya cya Gosheni arabwira ati mushakemo ba bandi barukunye baze njye kubagabira atavuze ngo baza nabonetse bose ko yatoranyije abo bashoboye ba bandi barukunyu bafite ubwenge kandi b'inkorokoro basobanutse b'igihagararo yego gutoranya ahantu hose birakora barukunyu basobanutse igihagararo cyabo ubwenge yego mu myaka mbega ari abantu bashoboye Imana ishimwe cyane. Rero ahangaha ndagira ngo mbabwire n'ubundi uyu munsi tuvugana uyu munsi today umuyobozi w'itorero cyangwa se umuyobozi w'idini uwo ari we wese akwiriye kuba afitiwe icyizere n'abantu navuga kandi yifitiye icyizere kavuga ati n'imbere y'umuyobozi w'igihugu nibahageza mbasha kuvuga mbasha gusobanura ibintu neza ngira ngo iminota igiye gushira no mu gihe meya yaje mu iteraniro meya naza mu materaniro ntabwo nzatengurwa nzahagarara mvuge sibyo ifitiye icyizere mbese afitiwe icyizere akwiriye kuba ari umuntu uzi gutegura neza ibintu sibyo afite planification y'ibikorwa byose. Urumva umuntu uyoboye idini navuga ngo ni nka perezida wa repubulika muri urwo rugo arimo niwe mutware warwo muri iryo dini niwe ububazwa niwe bazabibaza imibereho yose y'iryo tora niba kubaza bati ibintu wabiteguye gute ubyerekana uko wabiteguye yego niba kubaza icyerekezo cy'urwo rugo uyoboye ucyerekane udatengurwa kandi basanga ari ibintu byanditse sibyo oya kuri iki gihe garutse bene inyuma gatoya hari akantu mise nibuka n'abo bantu bavuga ngo gushyira imbere ngo hajye habizi kuri iyi saha ujya uzuzana hano wakoraga mu buyobozi namubaza ni ese amaraporo mwakoraga kuyakora mwabishoboraga amaraporo ku matorero menshi nagiye nsengaho usanga amaraporo bajya kuyakoresha ku bantu b'irembo kabisa kuko umuyobozi kugeza no kwa paruwasi utazi gukoresha kompiyuta cyane kandi aho isi igeze raporo ni online ubwo umuntu akomeza arwanira ubuyobozi uzi ko nibuka ko no kujya gutanga raporo y'amafaranga wagombaga kuba uzi kohereza nibura SMS babanzaga kukwigisha nibura ukuntu ushobora gutanga SMS 5 icyarimwe ntawe ari ubizi nabyo bije vuba guca imirongo ngo wandike mu gitabo werekana ibintu ukuntu bimeze bije vuba
byose byaje bagombye kubahugura. Itorero aho ririmo rigana ntabwo rikiri muri bya bintu byo guca imirongo mu gitabo. Ubu ugomba kuba uzi laptop, uzi mashine, gufata mashine PowerPoint uzi kuyikora, Excel uzi kuyinjiramo, Word raporo wamara kuyinoza ugafungura internet ukajya kuri email ukohereza ako kanya ukiri aho ngaho. Ibyo byagoraga benshi, ntabwo ari bose bari babizi. Wanjye mfite igihamya benshi nagiye mbona amaraporo ku matorero menshi ngiye nzi bayakoreshaga ahandi ku irembo, ugasanga n'amabanga y'itorero agiye mu bantu bo hanze bakamenya uko itorero rikora disatari. Ariko turashimira Imana ko irimo ishyigikira itorero rwose. Mana yanjye, improvement igaragara cyangwa se kwaguka gutera imbere birimo biragaragara ku bantu bakunda itorero, abantu bariruhiyemo, abantu barizi neza, barikuriyemo, bagasobanuka baririmo. Nitwe tubasha kurivuga neza. Sinakubwiye ko ubundi umupasitori muri dini, ariko ntabwo navuga nabi umubyeyi wanjye. Mana ishimwe cyane. Rero narigeze kuri ibi bintu bigera muri 5 cyangwa se 6. Uyu muyobozi w'itorero njyewe ku bwanjye nicaye nirebeye, agomba kuba yifitiye icyizere ubwe, adahuzagurika mu byo arimo akora, ku buryo utaza ngo upfa kumuhindura, utamuvuze induru mu matwi ngo abiveho. Yifitiye icyizere cy'ibyo arimo gukora ko ari byo. Agomba kuba afitiwe icyizere n'igihugu arimo gukoreramo umurimo w'Imana. Abantu be bashobora kuba bamwe bamurwanya, ariko nibura afite umujyo umwe n'ubuyobozi bwite bw'igihugu bwa leta. Simvuze igihugu cy'u Rwanda gusa, navuga n'ibindi bihugu, kuko ubu turimo kubwira n'andi mahanga. Abadukurikiye ni benshi ndabyizeye. Yego, ndasa nk'ujya ku musozo. Icya kabiri kandi, icya gatatu cyangwa se agomba kuba afitiye icyizere ubwe, leta cyangwa se igihugu akoreramo kigomba kuba kimufitiye icyizere, udatakaye ku iterambere ry'igihugu urimo. Kuko abakene ibyo bavuga, umukene ntabwo uzaba waburaye gukora umurimo w'Imana we kuriganya n'ukuri. Ntabwo uzaba udafite aho uryama, ikode rikunanire bakwirukane uri umupasitori kweri. Ugomba kuba ufite ibigukwiriye mu buryo bw'umwuka, ufite n'ibigukwiriye mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu ugomba kuba wowe umuyobozi, wowe uyoboye itorero cyangwa uyoboye idini, ukwiriye kuba wifitiye icyizere cy'ibyo urimo gukora ko bishoboye, ufitiwe icyizere na guverinoma urimo gukoreramo. Abazabishobora, navuga ngo iki kiganiro tuzagitranslatinga no mu Cyongereza kugira ngo n'abandi kibagereho batabasha kumva uru rurimi, ariko namwe bari kumwe n'abandi badukurikiye batumva uru rurimi mubafashe, kuko ni icy'ubwenge. Icya gatatu kandi, agomba kugira abakozi bashoboye bamufasha umurimo, nka bamwe Yetiro yagiriye inama umukwe we Mose. Ugomba kuba ufite abakozi bashoboye, umukozi umwe mu burasirazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo, hagati, santere, mu murwa, uwo ari we wese bashobora guhamagara udahari, ashobora gukora intervention nk'iyo we wagomba kwintervenamo, batanakugishije inama niba bamwe improvise. Agomba kuba afite abakozi bagize gute, bashoboye. Agomba kuba kandi afite abaterankunga bashoboye. Bijye tugira abaterankunga batari no mu madini imbere. Yego. Uzi ko ufite kuba ufite umuterankunga uturuka utagira n'idini hanze hariya. Babaho cyane. Ukamubwira icyerekezo ufite, ukamwereka icyerekezo ufite, niba ubona afite ubunararibonye, ari umuntu ufite ubumuntu. Ariko hari umuntu udafite ubumuntu wagisha inama akabisenya byose. Ufite abaterankunga bashoboye, sibyo? Ugomba kuba kandi mu mitungo ufite muri iryo dini uyoboye cyangwa se itorero, mu mitungo yose ufite ugomba kuba uyizi. Waruzi icyo kintu ari ngombwa? Ibyo gisobanura kuba afite ububasha bwo gucunga imitungo. Yes. Kuko atabifite ntiyashobora no kubibara. Kubikurikirana aho biri ukaba ubizi, sibyo? Atari gushyira muri mashine ngo bikururu bireba birahanahana. Warahageze. Kugenda igihugu birashoboka, kugera kuri teri warahageze. Hari abashumba nzi cyangwa se abayobozi b'amadini akamara imyaka 2-3 ataragera ku ntama ze zo muri interieur,
mu biturage hirya iriya yizimba mu mujyi gusa agenda hafi y'umuhanda gusa atavanamo ngo yambare bote ajye no mu misozi ajye no mu misozi. hari aho twitaga ngo ni Nyakariro kera ubu hateye imbere bikomeye. iyo twavuga ngo umuntu ngo yiviriye Nyakariro turi i Kigali twabaga tuvuze umuntu uvuye ahantu inyuma hadafite shinge na rugero, ariko ubu none hateye imbere kurusha ahandi hose. mbese ugomba kuba uri umuntu uzi imitungo ufite ukayigeraho kandi niyo bazagurisha usigare wibwira ngo irahari kandi yarariwe kera. nabyo birashoboka. ugera ku mukristo ukomeye ukagera no ku wanyuma w'umunyantege nke birashoboka kandi ukemera kugira gute. ikindi gikurikiye ugomba kuba ufite igihe gihagije, warahaye igihe, sibyo? ugomba kuba ufite igihe gihagije udahuzagurika. niyo mpamvu kujya kuba umushumba w'idini cyangwa se itorero runaka ukaba uri n'umubaji ukirwa wibariza ukabaza ukagurisha ibitanda ugatanga intebe, warangiza ku wa gatandatu ukihugura ivumbi ukajya imbere y'abapasitori bawe cyangwa se n'abantu. ntabwo ari byo. ukwiriye guha igihe cyawe cyose itorero rigiye gushumba mbere ufite igihe gihagije. ibyo utabifite ndakubwiza ukuri ko ntabwo uzabishobora. agomba gukora, kwemera gukora ibintu bigaragarira bose. amen. iki gihe cy'ivugurura ry'amadini twahuye n'ibibazo bikomeye cyane. umuntu akaba atabasha kwerekana ibibanza afite muri paruwasi ye byose, bimwe ugasanga yabihisha ahantu barasengera ariko biragaragara nk'umutungo w'umuntu kandi ari uw'idini. ibaruye umutungo ku giti cye, akavuga ati ibi ni ibyanjye nishakiye, ibi natanze amafaranga yanjye, kandi ibintu biragaragara ko ari iby'idini runaka. akaba afite imishinga runaka iri hirya iriya adashobora kwerekana kubera ubusambo, batewe n'inda nini bagize ubusambo. akaba afite ibikorwa byunguka bavuga ngo ni iby'idini ari ibyo ku giti cye. agomba kuba rero ibikorwa bye byose biri ku mugaragaro ukabyemera. inyungu zizavamo zizaza ari ku mugaragaro, sibyo? ayiwe Imana yanjye, ugomba kuba wemera gukorera ku mugaragaro. Imana idufashe cyane. agomba kuba ari umuntu wemera gukorera ku mugaragaro, mbese ofisiyelema ibintu byawe wakwinjiramo yahita bireba, utabihisha, utihishahisha. Imana itugirire neza. rero ndagira ngo mbabwire yuko dufite amashimwe akomeye. iyi ADEPR ubu ngubu igiye kuba urugero ku yandi madini menshi adafite ibyo ngibyo, sibyo? baravuze ngo insengero izi ngizi zirahagaze, izi zirahagaze, ariko hagiye kubaho iterambere rikomeye. ADEPR ubone ko ari itorero noneho rifite agaciro ku ruhando rw'andi madini yatambutse. Imana ishimwe cyane. rero ndi masoza kino kiganiro ndagira ngo nkubwire wowe wibwira yuko usenga kurusha abandi kuko urara mu buvumo, kuko usenga iminsi 40, wibwira ko usenga cyane kurusha abandi kubera ko uzi gukritika n'abakoze ibyiza ukabisenya ku mugaragaro ukabona nabo gukurikiranye, ariko Imana yakuremye iragukurikirana, irakuzi neza. nyine bikore kuko wenda uzi ko nta tegeko riri bubiguhanire, ariko mu mutima wawe amaherezo uzabizira. hari umuririmbyi wavuze ngo nyuma ya byose hari urubanza. yego, kuko twese tukwiriye kugaragara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, umuntu wese akerekana iyo mirimo. uratuka abakozi b'Imana, uratuka abashumba, mbese uratega imitego ku buryo hari uburyo batuka umushumba ADEPR nkagira ngo nta n'uwaba yamuha n'amazi yo kunywa abana yanjye, havuga ko abantu bazi ibyo barimo bakora. ntanzi nanjye sindamugera imbere ngo mukore mu ntoki, ariko ibikorwa bigendimo ndabireba bikanyura rwose. amen. dusoza rero, uyu mugabo witwa Kristo niwe waduhamagaye twese, ariko uwo muhamagaro ubona utundi yemeye. umuhamagaro ukuntu mubona ni ikintu gitangaje, kuko umuhamagaro si ikintu ushobora gupredikitinga ngo nzagenda iki gihe, nzagenda iki n'iki. umuhamagaro ufatiraho. niba Kristo akubwiye ngo vuga, ntushobora kubumva umuntu, we ni wo muhamagaro. ariko ni byiza ko hiyongeraho n'ubwenge ukabanza ukabiyungurura bya bintu guhamagariye. yego, ibi bintu ugiye kuvuga biri buze kugira umumaro, bifite inyungu. hari ibigira inyungu ako kanya byabanje gusenya,
bikabanza bikasenya abantu byarangiza bikubaka n'ibitambuka bigapasa inaperisi bigatambuka nta kintu bimaze. Hariho n'abantu umuhamagaro wagiye ufata basinda wa muhamagaro, yego disi bararenga, yego ni ba bandi bavuga ngo warenze umusaraba, ugasanga rero ufite umuhamagaro wo gusengera abarwayi aho kugira ngo abantu ubikore nk'umuhamagaro bikica indi mibereho ya buri munsi yawe ukayangiza we, ukajya ugenda n'ushakisha abarwayi ngo usengere wa wundi ahubwo Imana yakweretse, ugatangira no kubahiga ukajya kubashaka avuga uti mpaka mbona umurwayi nsengera uyu munsi, ugasinda umuhamagaro, mbese utamubona nturyame neza, ukavuga uti mpaka mbona umuntu nsengera. ariko uzi ko bageze aho bakanabigurisha, yego uzi ko bageze aho bakabicuruza we. Hari umuntu nzi yigeze guhamagara umudamu dukorana ku kazi, aramubwira ati nshakira nk'abantu 5 nsengera ndaguhemba, kuko azi ko ari bubavanemo amafaranga. Kavuga ati jewe kugira ngo usengere muvaneho umwako, kuvaneho umukoshi urambi 100,000, batanga ituro ry'ibihumbi 100 n'itero bakaritegeka. Rero avuga ati nushakira 5 n'ukuri ndaguhemba, aramuhemba yakuye he? Ko bageze aho bakagurisha ikitwa umuhamagaro kikaba ubucuruzi. Niyo mpamvu ibi bintu bisaba birasaba umutima w'uwo muntu, bagomba kuba uri umuntu ufite ubumuntu muri wowe. Tekereza, uragomba kandi kuba uzi n'amategeko, uzi ikintu wakora kikaguhanisha, niba ari iki kintu gishobora kumara, kandi ugomba kuba uri umuntu sibyo w'inyangamugayo, bizagufasha. Ugomba kuba kandi uri umuntu ko kujijutse. Umuhamagara ku muntu ujijutse. Salomo se kuki yasabye ubwenge? Kuki Salomo yasabye ubwenge we? Nasaba imitungo yose ngo ayirundeho, agasaba akavuga ngo Mana ndasaba ubwenge, ngiye kuyobora abantu banduta, ngiye kuyobora abantu bandusha kumenya ibintu ngiyemo, nyihera ubwenge. Iteka Imana aramubwira ati gusabye neza n'ibindi ndabiguha. Ndakeka biza kuba ari nkundi yere gusaba ku bwami bwe bwawe ukabugakomera, kavuga ati ubwami bwanjye bukwirisi isi yose nyiyobore. Ariko yaraze neza ko icyambere ari ubwenge. Ubwenge ni ngombwa. Rero dusoza kino kiganiro njya kugitegura, nagize ifuye nkurikiye ku macano menshi agenda avuga ibintu kandi ukumva barakatisha ku nyungu zabo, n'ubundi bayobya bakurura babo bayobye. Hari benshi bayobye, abo barabayoboka cyane. Ntabwo bashaka ibyiza, ahubwo barashaka indamu bazitiriye umwuka w'Imana cyane, kuko benshi bayobye bazabasanga. Hari wavuze uherutse kuvuga ejo bundi kuri YouTube cyane, ntari buze kuvuga, yaravuze ngo njyewe singikeneye abashumba. Abashumba ni iki? Ariko umwana utagira umubyeyi ni ikirara. Umushumba se ubundi amazi ngo barevera, singikeneye umurevera, nagende mu izina rya Yesu. Revera wanjye ni Kristo. Kristo uramureba mu maso, ukeneye umuntu muri buganire wakugira inama. Haraba umushumba wawe gute ko yaguhaye utari bumwemera ngo amunyuze n'ibye akuyobore? Ntabwo nemera aba bashumba ba pastor barasobanuye, bavuga wa apostle, avuga ku murevera, avuga ku mupastoro, mbega aramanuka agera hasi. Bose aravuga ngo simba akeneye, Yesu niwe mushumba wanjye, Yesu niwe mwungeri wanjye. Niba udafite umuntu ukuyobora ngo ibyo binyuremo bigufashe bikugeze ku ntera ushaka, uzabona Imana mu nzira nka mugenzi wawe se yabwiye Mose ngo umbonye mu maso arapfa. Nzanyura imbere yawe ariko uzambona mu mugongo. None urashaka kureba Imana nka mugenzi wawe, urinde urayireba, mbese muragendana murebana amaso ku maso nka mugenzi wawe, ku buryo bavuga ati wayisukira amazi mu gikombe utakira umwe, nawe ikagusukira amazi mu gikombe kawe. Aho ngende ndumva ari ukurengera cyane, kuko uko mbyumva Kristo ajya kujya mu ijuru hari abo yasigiye itorero. Yego. Na Pawulo bwaravuga ati turi intumwa mu cyumbo cya Kristo. Mu cyumbo cya Kristo. Kuki bagiye kuba mu cyumbo cya Kristo se? Kuki batabyiyambuye? Bivuze ngo Kristo ari niwe mushumba wacu. Kuki basigaye mu cyimbo cyari intumwa? Kuki basigaye mu cyimbo cye? Na n'ubu hari abari mu cyimbo cya Kristo. Bari mu cyimbo cye, bagomba kubyemera ko bari mu cyimbo cye, bagomba guhagarara bagakora. Rero ubateje agaciro ni Kristo ugaba yambaye agaciro. Yes. Kuko bahagaze muri bya birenge bye. Sintinya kuvuga yuko ari uko batamenye. Hari ibyo batamenye.
bakwiriye kumenya. yego Pawulo niba yarapfuye yari kugenda bikarangira ntihagire abandi bamusimbura. ntibishoboka. Buriya Mose niba yarapfuye yari kugenda ntihagire abandi bamusimbura. oya, hari ikintu Kristo yabwiye Petero ngo nzakubakaho itorero, Ni wowe rutare. niwe rutare, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarihangara. Ntabwo iryo torero n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Na n'ubu itorero rya Kristo riracyahari, rirahari. Mose arapfa akagenda, hakaza undi, hakaza undi mu birenge bya Mose. yes, ni ukuri. kuko ba Eliya barazamuwe, Eliya amaze kugenda hasigara haza Yohana umubatiza mu mwanya wa Eliya, yego, aje kuvuga ibya Kristo. aje kuvuga ibya Kristo. Rero bariya bagiye, na n'ubu hari abandi bahagaze mu birenge byabo. Ni ukuri kose n'uyu munsi, kuko niba itorero ryubatse ku rutare nta kintu wakora, ntushobora kurinyeganyeza. kugeza aho uvuga ngo sinyikeneye umushumba, sinyikeneye revera, sinyikeneye Kristo, niwe nshaka, uramushakira muri ibi. Mba dusoza, reka wenda nshimire umushumba wacu Izaye. Ni umushumba wanjye, ntanzi nanjye simuzi, mu maso sindamubona. yego nta nibwo nsaba ngo njye kuba pasitori muri ADEPR, kuko ndi birampagije. Hari abantu bamaze iminsi bampamagara ngo njye gutanga ngo umuhamagaro, ngo ntange kandidatire ngo nanjye mbe pasitori. Abwira ni oya, mfite akazi katunze umuryango kamfashije, kandi mfite aho ndimo nkorera umurimo w'Imana. Hari ibyo dutegereje fendefe bizaringanira neza dukorera Imana, kandi nibitanemera nabwo ntabwo nzajya kugigana n'abantu bo muri ADEPR n'akayimyanya. Ko mbwiriza ubutumwa bwiza birahagije, mfite cano yanjye nzabibwirizaho ubutumwa bwiza. Iby'amacano nibihagarara nzabwiriza ku musozi ndiho bucece, kandi mpindura abantu mbazanire Kristo, nzakora uwo murimo. Amina cyane. Kuko Imana yagiye impumugisha ibyo nkoze bigakunda, yagiye impumugisha ibyo nkoze bikemera, birantunze. Ntabwo ari ugushaka indamu. Rero ndababwira undi bakubabwira ntabwo ari akazi nshaka, akazi ndagafite. Nta mwuga uyu murimo nzawukora nk'akazi, ni ukwishakira iminyago. njye ndashaka amakamba. yego Uzasome Daniyeli mu bice 12 ndi umurongo waho wa 3, hari manutse hepfo gato ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri, bazarabagirana, bazambikwa amakamba. Haleluya. Ayo makamba ndayashaka. Rero ntabyiganiye amaturo, ntabyiganiye icya 10, ntabyiganiye amashimwe banzanira, oya. yego Amen. Amen. Kandi nzayambara rwose. N'ubu ngubu ntashye ntabwo natanga umukobwa utarambaye. Imana ishimwe cyane. Turashoje. Wowe nkurikiye iki kiganiro ugerageze kukigeza ku bandi. Abo bantu baguye mu rungabangabo, baheze mu rungabangabo, badufate w'icyitegererezo, bafate bene data bahari w'icyitegererezo. Mbese murebe abantu bagihagaze babirimo kandi bagize umumaro muri iri torero, batayobye kandi basobanutse, abantu bagira ubuntu bwo kwiga. Imana ibahe umugisha, komeze bashyigikire, mwigishe n'abanyu, mwigishe abana banyu, kandi mushyigikire umurimo w'Imana nta shyari mufite, kuko mu gihe mwakoze namwe Imana yarabashyigikiye. Rero niba nta shyari rihari, mushyigikire umurimo w'Imana, ntabyo gusebanya birimo, ntabyo gutukana birimo. Imana yo mu ijuru izabahemba. Ngira ngo nsome ijambo rigufi dusoza riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, ibice 12 umurongo wa 26, hanyuma nsenga Imana noneho dusoza iki kiganiro. Yohana ibice 12 umurongo waho wa 26. Ntabwo ndimo kubona neza, njyewe mfite ingorane zo kuba. Yohana 12 cyane ritara some, iyo nisomeye numva bimfashije cyane kuruta. 12 umurongo waho wa 26 haranditse ngo umuntu ndankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Amen. Amen. Reka nongere nsubiremo 26. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu
nankorera data wo mu ijuru azamuha icyubahiro. Amen. Ndangije nkubwira yuko umuhate wose ushyiramo ukurikira Kristo, ushaka Imana mu buzima bwawe, nta gihombo ufite. Ukomeze, kuko aho Kristo ari nawe niho uzaba. Ufite umugabane mu ijuru, ufite umugabane w'ubugingo. Haleluya. Aho itorero ririmo riringanirizwa, ririmo ritegurirwa, nawe uzajyayo. Ntabwo ari muri ADPR gusa, ntabwo ari mu Apostoliare, ntabwo ari EPR n'andi madini menshi mwumva, ahubwo umuntu wese ufite iyi adresse kwa Kristo Yesu, uvuga neza umwami, wamaze kwakira Kristo Yesu umwami n'umukiza wawe, ubikiye ubwami. Haleluya. Kandi numukurikira umukorere, ukwiye kugira n'imirimo, ukwiye kugira ukwiye kureka akagira ibikuvaho. Yakubwiriza ubutumwa bwiza, aba kugira ngo wibe ukurira wishyira. Umuntu nankurikira ankorere, bwiriza ubutumwa bwiza, senga, itange, shaka uburyo ki wakora n'imirimo y'ibiguturuka mu ntoki bikajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana nishimwe cyane, kuko data wo mu ijuru byanze bikunze azaguha icyubahiro. Naritegereje nsanga mu bakozi b'Imana, iyo wakoreye Imana neza iguha agaciro. Haleluya. Iguha agaciro rwose mu buzima aho uhagaze. Niba abantu bazakurindisha ibyabo bakizera ko bazaza bakabisanga nta gaciro ufite, kandi ufite agaciro, kugirirwa icyizere mu bantu. Niba ubona ahantu mu murimo ntuzabisenyesha uburiganya bwawe, ufite agaciro, abantu bagutangira ubuhamya bavuga baturiya muntu rwose uzaba ufite icyubahiro, uzaba ufite agaciro. Erega uyu murimo twicaje ahantu hakomeye, utuhuje n'abantu bakomeye. Haleluya. Umugaragu wanjye nankorera, nwemera kuba umugaragu n'ukuri, data wo mu ijuru wantumye azaguha icyubahiro mu bantu. Imana ishimwe cyane. Ndashoje, ariko nushaka kubona ibyiza bisimbuze nawe gukora ibyiza, nibicisha bugufi kubaha Imana, ingororano yawe n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Kumwanditse igitabo cy'Imigani 22:4 yanditse aravuga ngo umuntu wicisha bugufi kubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amena cyane. Pawulo n'abageze mu Baroma mu bice 2:7 aravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Reka dusenge Imana. Woneza amatwi wumva hari ibyo wumva utasobanukiweho, uraza kuza kubona telefone yanjye turazishyiraho kuri iki kiganiro munsi, uraza kuzisangaho, wampamagara unyuze mu gikari tukaganira, nkagufasha ninjiye muri Bibiliya. Kandi n'ubwenge Imana yampaye ubasha gusobanukirwa neza ibingibi mvuze. Imana iduha umugisha. Imana mu izina rya Yesu turagushimiye cyane, twongeye gushimira umwanya wose ubaye mu ruhande rwacu, tugiriye neza. None turashoje iki kiganiro, ariko umugisha bene data badukurikiye kuva dutangiye kugeza dushoje, ndetse n'abazakurikira iki kiganiro kuri YouTube, ari abantu bari mu bihugu byo hanze bumva uru rurimi, n'ababashe kubona ababasobanurira batumva uru rurimi, abo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mana ubahe umugisha, shyigikira itorero, shyigikira amatorero avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo ari ADPR gusa, ariko turasenze ngo bashyigikire nabo, itorero rishyigikire, komeze kuryagura, komeze kuririnda, komeze kuribera amaso, ko twigiyemo byinshi by'ubwenge turabizi. Haleluya. Twagiye dutera imbere turi muri ryo. Cyo gitumye dusenze Mana ngo bashyigikire, ndetse n'uyu mushumba waryo umushyigikire, abavuga neza iri torero ubashyigikire mu izina rya Yesu, kuko tuzi ko harimo umugeni, nubwo hari ibisebero byinshi biri kuza, ariko mwana ibyo byose bipfusha ubusa. Turagushimiye kuri kumwe natwe none n'ibihe bidashira mu izina rya Kristo Yesu. Amen.